Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Ni Jerome Shema ubasuhuza, ugiye kubagezaho ubutumwa bwa nyina wa Jambo mu kwezi kwa 9 1983. Ndabashuje aho muri hose rero, mwebwe mukurikira Kibeho Newsable, urubuga rutangirwaho ubutumwa bwa Kibeho kandi bugasobanurwa. Abantu benshi bagenda batubwira ati turushaho gusobanukirwa iyo tubwumvise, uko mugerageza kubusobanura. Ntabwo navuga ko turi parfait, hari abateologie benshi bagiye basobanura, ariko hari buri mu bitabo. Ahangaha ni inzira yoroshye yo kugira ngo tubugeze kuri benshi. Niyo mpamvu rero mbashuje mwebwe kandi mbasabiye umugisha mwebwe mwese mudukurikiye hirya no hino mu Rwanda, muri Afurika, ku isi yose, mu migabane yose. Nkaba rero mbashishikarije gusangiza ubutumwa. Inkunga ya mbere mwaduha yo kudushyigikira no gufatanya natwe gusakaza ubutumwa ku bavuga Ikinyarwanda, bukumvikana, bukamenyekana, bugakundwa, abantu bagakunda Bikira Mariya. Rwose iyo niyo nkunga nyamukuru iruta izindi. Ni ukuri musakaza ubutumwa bwo tugiye kubagezaho uyu munsi, nubwo kuwa 3 z'ukwa 9 1983. Nibwo butumwa bwo mu kwezi kwa 9 1983 bwonyine. Mbere yuko rero tubagezaho, tugomba kongera kwibukiranya inzira yo kwitagatifuza ya Kibeho, tukavuga no ku cyerekezo iyo nzira tujyanamo. Inzira yo kwitagatifuza ya Kibeho ni uguhitamo kuba umwana wa nyina wa Jambo uyoborwa nawe. Ubutumwa yageneye isi yose burimo: icya mbere, gusenga ubutitsa nta buryarya, dutega amatwi ijambo; icya kabiri, kunoza umubano na Kristo n'ingendo ye, twibabaza, twihana kandi twigomwa ngo Kristo atwigaragarizemo byuzuye; icya gatatu, kwakira no gutura ububabare bwose duhura nabwo twishimye mu nyungu y'ikirenga y'ingoma y'ijuru. Iyi nzira rero ntabwo wafata inzira utazi iyo ujya. Wa mugani wa Filipo ati tubaye tutazi iyo ugiye tukaba twamenya inzira. None rero inzira ya Kibeho itujyana hehe? Inzira ya Kibeho yo kwitagatifuza itujyana mu mpinduka ikomeye, ariyo twavuga gute. Inzira yo kwitagatifuza ya Kibeho yatumye umukristu akangukira gushyira imbere iby'ingoma y'Imana, ukwemera kuriyongera, Kiliziya ibengerana ikuzo, isi irushaho kuba nziza. Uyu munsi rero reka tuvuge kuri izo ngingo enye, ariko turavuga ku ya mbere gusa. Ubutaha tuzavuga no ku zindi. Abakristu bose barushaho gushyira imbere iby'ingoma y'ijuru. Iyo niyo ngingo ya mbere y'abamenye ubutumwa bwa Kibeho bakagenda no mu nzira ya Kibeho. Kubera iki rero? Icyo kintu kiri mu cyerekezo. Abakristu bose barushaho gushyira imbere iby'ingoma y'ijuru, kuko nyina wa Jambo yavuze ati sinazanywe no guhindura imibiri, ahubwo roho. Ibyo yabinyujije kuri Nataliya ku itariki ya 29 z'ukwa 10 1983. Kandi nanone ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyavutse ku mubiri ni umubiri, n'icyavutse kuri roho ni roho. Bityo rero ko abakristu ni abavutse kuri roho, ni abavutse ubwa kabiri. Kandi nk'uko tubibona mu Banyaroma umutwe wa 8:5, abo ngabo bashyira imbere ibya roho, bashyira imbere rero ingoma y'ijuru. Bityo kubona abakristu bose bashyize imbere iby'ingoma y'ijuru
ni icyerekezo gikomeye. Icyo nicyo kizatujyana ukubona ukwemera kwiyongera, kiliziya ibengerana ikuzo, n'isi ikarushaho kuba nziza. Kristo Yesu akuzwe abavandimwe. Noneho tugaruke ku butumwa bwacu bwo ku itariki 3 z'ukwa 9 1983 uko bwanyujijwe kuri Nataliya. Muri ubwo butumwa rero turabona ko Bikira Mariya yagize ati: nimujye mwihata mushimishe roho yanyu nk'uko mubigenzereza umubiri wanyu. Aho muri hose musenge, ari ibikorwa, amasengesho, byose mubigira isengesho. Ntimukavuge ngo nzasengera mu kiliziya gusa cyangwa ahandi hantu nateguye, ahubwo isengesho ryanyu rijye riba umutima wanyu. Igihe cyose tuzanwa no kubavugurura no kubereka inzira itugana. Mujye mwihatira gukurikiza ijambo ribaburira. Si iryo mbabwira n'umwana wanjye gusa, ahubwo n'iryo musoma mu bitabo bitagatifu, naryo rirabareba. Menya ko inzira y'ukuri ari iy'ububabare, ubwo ari bwo bwose ugomba kubwihanganira. Buri wese ajya akunda umurimo ashinzwe kandi yihatire kuwurangiza. Mujye mumenya ko nta washyikiriye ijuru ari hano ku isi. Jya umvuga uko mbona kandi ubabwire ko nta n'umwe dusa ku isi. Nimusenge cyane, musabirane cyane, kuko isi imeze nabi. Kunda inzira y'ububabare kuko ariyo izakugeza aho turi. Nimujye mwishimira umugisha kurusha uko mwishimira ibiryo. Ngaya amagambo ya nyina wa Jambo ku itariki 3 z'ukwa 9 1983. Navuga nti uyu munsi nyina wa Jambo yavuze kuri za ngingo 3 zose muri ubu butumwa, kuko atangira atubwira ibyo gushimisha roho. Mujye mwihata mushimishe roho yanyu nk'uko mubigenzereza umubiri wanyu. Hano rero Bikira Mariya atwereka yuko dukunda ibishimisha umubiri wacu, ibyo twese turabizi, ariko araduhamagarira iki? Ibishimisha roho zacu. Hanyuma akavuga ati aho muri hose musenge. Ubwo ntatangiye kudusobanura icyo bivuze gushimisha roho yacu gute. Aho turi hose dusenge, ari ibikorwa, ari amasengesho, byose mubigira isengesho. Ahangaha rero Bikira Mariya ashaka ubuzima bwa buri munsi, igikorwa turimo. Uri mu gikoni, uri mu murima, uri mu modoka, icyo gikorwa cyose gihindura isengesho. Ni kwa gusenga ubudahuga rero, kwa gusenga ubutitsa kandi nta buryarya. Muri make ibyo turimo byose tube turi mu bumwe n'Imana, turi kuganira n'Imana, turi ibyemezo bito n'ibinini dufata, tubanze dutekereze ngo Nyagasani, ndashaka ko biba ugushaka kwawe, ndashaka ko nkora ibikunyuze. Ni twa dusengesho turaswa twa buri kanya, les prières éjaculatoire, two kugira ngo Mana ibi ngiye gukora, ibi ndimo bibi byo kukunyura. Noneho ibyo bizaba no mu mibabaro rero. Mana, iyi mibabaro ntimvane mu gushaka kwawe, ahubwo ndayigutuye kugira ngo roho za benshi zikire. Uyu murimo nkora ufashe isi kurushaho kuba nziza. Ni muri urwo rwego rero ibyo dukora byose bibisengesho. Ntimukavuge ngo nzasengera mu kiliziya gusa cyangwa ahandi. Uwo ni nyina wa Jambo bivuga si jyewe. Ntimukavuge ngo nzasengera mu kiliziya gusa cyangwa ahandi hantu nateguye,
ahubwo isengesho ryanyu rijye riba umutima wanyu. Ahubwo isengesho ryanyu rijye riba umutima wanyu. Bavandimwe rero, aha hantu twe dusanzwe tubona nk'umuntu uri gukora ataruhuka, tuvuga ngo barakora nk'umutima. None nyina wa Jambo aravuze ngo isengesho ryanyu rijye riba iki? Rijye riba umutima wanyu. Bivuze iki? Bivuze ngo uko umutima wacu utera niko tugomba gusenga ubudahuga, utaruhuka. Ubuzima bwose turimo tugomba kuba turi gusenga. Ntabwo ari mu kiliziya, ntabwo ari kuri ka karago cyangwa ka gakeka nateguye, ntabwo ari muri bwa buvumo mvuga ngo niho ngo Imana inyumva, ntabwo ari ikanyarira, ntabwo ari muri bya byumba gusa. Ahantu ndi hose numve ko ndi mu mwuka wo gushyikirana n'Imana, wo gusabana n'Imana, ko ibyemezo byose ndi gufata mbanza kubitura Imana, kubyereka Imana. Igikorwa cyose ngezeho ngomba kugishimira Imana, ikimbabaje ngomba kugitura Imana. Bavandimwe, simbabwiye ko njye nabigezeho, nanjye ndi kwigana namwe. Gutanga ubutumwa si ukuvuga yuko umuntu we aba yamaze kugera muri bwa butagatifu bw'ikirenga. Nanjye ndi kwigana namwe ibyo ndi kubabwira, ndi kubasomera nkanabibigisha, ariko mu by'ukuri ndi kwigana namwe. Reka rero twigane, twinjire muri iri shuri rya nyina wa Jambo. Urabona ko ibi bintu biri kudushyira muri ya ngingo ya mbere y'inzira yo kwitagatifuza ya Kibeho, muri kwa kugendana na nyina wa Jambo nk'umwana we, tugasenga ubutitsa nta buryarya kandi dutega amatwi ijambo. Ni nacyo agiye guhita akurikizaho. Ubutumwa bugiye gukurikiraho ni ubwerekeranye igituma Bikira Mariya yaje atugana, n'icyo tugomba kwihatira, impamvu tugomba kwihatira ibyanditswe bitagatifu. Igihe cyose tuzanwa no kubavugurura no kubereka inzira itugana. Mujye mwihatira gukurikiza ijambo ribaburira. Hamwe rero batubwira ngo amabonekerwa si ingingo y'ukwemera. C'est vrai, nibyo rwose, amabonekerwa si ingingo y'ukwemera, ariko twitonde. Bikira Mariya aradukebura. Niba turi dushaka kubaho mu bumwe n'Imana, twibuke ko Imana mu idukominika ikintu cyihariye mu gihe cyihariye ahantu hose turi. Bityo Bikira Mariya akaba atubwira ati mujye mwihatira gukurikiza ijambo ribaburira. Ijambo rya Bikira Mariya ryaje rituburira rero. Noneho ariko yongera ati iryo jambo ribaburira ntabwo ari iryo mbabwira gusa, nta nubwo ari iryo Yezu Kristo ababwira gusa, ahubwo ni iryo musoma mu bitabo bitagatifu, naryo rirabareba. Ni ukuvuga ngo niba ugiye mu gitabo cy'imigani ugasangamo ibintu byanditswe, mu gitabo cy'ubuhanga ukabonamo ibintu byanditswe, niba ugiye mu gitabo mu mabaruwa yandikiwe Abanyakorinto, muzavuga ngo ngewe ibi ngibi ntabwo bindeba kuko byandikiwe Abanyakorinto. Ahubwo Bikira Mariya yashubije wa wundi wagiye hariya ku mbuga nkoranyambaga uwo ari we wese akavuga ngo ariya ni amabaruwa yandikiwe Abanyakorinto, ntabwo yandikiwe Abanyarwanda. Yabwiye na ba bandi bavuga bati ibi ntabwo Bibiliya ni igitabo cy'Abayahudi, si icyacu. Aravuze ati mujye mwihatira gukurikiza ijambo ribaburira, atari iryo mbabwira n'umwana wanjye gusa, ahubwo ni iryo musoma mu bitabo bitagatifu, naryo rirabareba. Bityo rero nshobora kubona ibimburira mu ibaruwa yandikiwe Abanyakorinto, nshobora kubona ibimburira mu Byahishuwe, nshobora kubona ibimburira mu Ntangiriro, nshobora kubona ibimburira mu gitabo cy'Umubwiriza, mu gitabo cy'Imigani, muri Zaburi. Ibyo byose cyangwa mu bitabo by'ubuhanga. Ariko noneho n'iryo Bikira Mariya azanye rirandeba. Ipfundo rikaba amagambo ya Yezu Kristo ubwe. Menya ko inzira y'ukuri ari iy'ububabare ubwo ari bwo bwose, ugomba kubwihanganira. Bikira Mariya yongeye kuduhamagara ku byerekeye ububabare. Iyi ngingo yongeye no kuyigarukaho avuga ahagana ahahera ngo
kunda inzira y'ububabare kuko ariyo izakugeza aho turi. Rero ntabwo ari Natali ubibwirwa, nitwe twese. Niba tubwiwe ngo menya ko inzira y'ukuri ari iy'ububabare ubwo ari bwo bwose, ntabwo Bikira Mariya yigeze avuga ngo ni ububabare kubera yuko nabukorewe ntotezwa, kubera yuko nabukorewe gutya na gutya. Oya, ububabare ubwo ari bwo bwose tugomba kumenya kubwakira. Nongere mbisubiremo, nanjye ndigana namwe, nubwo ntinyuka nkabibabwira, nkabibasomera, nkanabibasobanurira. Uko mbisobanura nuko ndi kubishyikira, ariko nanjye ndi kwigana namwe. Iri shuri reka turyinjiremo rya nyina wa Jambo, ubwo atubwiye ngo ububabare ubwo ari bwo bwose bushobora kuba ari iyo ndwara, bishobora kuba ari ibyo bibazo uhura nabyo mu miryango. Ibyo byose menya kubitura Imana. Bishobora kuba ari ibyo bibazo uhura nabyo mu kazi. Ububabare ubwo ari bwo bwose ntabwo ari ububabare gusa buturuka kuko wenda ndi gutotezwa, bavuze ngo ndi guhorwa Kristo. Oya, ni ububabare ubwo ari bwo bwose. Indwara idakira mfite cyangwa se ufite, indwara, ibibazo mpura nabyo, ibyo ari byo byose aho ndi hose, ubwo bubabare ni ubwo ari bwo bwose. Rero tugomba kubwihanganira, tukamenya kubutura, kandi twanabwiwe ko tugomba kubutura mu byishimo. Hanyuma Bikira Mariya yatubwiye ngo buri wese ajye akunda umurimo ashinzwe kandi yihatire kuwurangiza. Gukunda umurimo umuntu wese ashinzwe no kuwurangiza. Reka mvuge ko hano Bikira Mariya yavuze iri jambo kurangiza umurimo umuntu wese ashinzwe, ashaka kuvuga kuwunoza. Dukunda umurimo dufite ariko tunawunoza. Uri umwarimu, ntabwo uhembwa nka minisitiri, ibyo birumvikana. Wikwigereranya nawe. Wowe kunda ubwarimu bwawe, ukora umurimo wawe neza, wumve ko uwo mwana ugomba kumugira umuntu muzima, ukamwigisha kuba umuntu muzima, utinubira umushahara wawe. Kora umurimo wawe neza, uwurangize neza, uwunoze. Ukubura mu muhanda cyangwa mu kiliziya cyangwa se ukora umurimo wo mu rugo, ishimire ibyo ngibyo, ubyishimire ko ari kuko ari ufite. Hanyuma icyo witagatifurizamo ni uko uwunoza. Hanyuma Bikira Mariya akatubwira ngo mujye mumenya ko ntawashyikiriye ijuru ari hano ku isi. Ntawarishyikiriye. Umwanya wose waba urimo, icyizere cyose waba waragiriwe, ushobora kuba uri umuherezi muri ya mirimo twahoze tuvuga, undi akaba ari umusenyeri. Nta n'umwe washyikiriye ijuru ari hano ku isi. Icyizere waba waragiriwe icyo ari cyo cyose, ukava kuri ubwo buhereza, ugahabwa kwiga, ukaba umufaratiri, ukaba umudiyakoni, umupadiri, umusenyeri, umukaridinari, umupapa, wowe wabaye umugore cyangwa umugabo, umubyeyi, umubikira, ukaba umubikira usanzwe, ukabanza ukaba umupostirani, ukaba umunovisi, ukaba umuprofe, umujene profese cyangwa profe, ukaba ugasezerana ya burundu, ugakura, ukaba uri umukecuru cyangwa uri umujene. Nta n'umwe washyikiriye ijuru akiri hano ku isi. Ariko ni ukuvuga, ntibivuze iki? Nk'uko cya gisambo cyababariwe umunota wa nyuma, n'uwo ari we wese ku munota wa nyuma yanatakaza iryo juru bitewe n'uko yaba aryivanyemo, akoze nk'ikintu kibabaza Imana mu buryo budasanzwe. Bityo rero duhore
turi ba bantu koko bazi ko Imana iri hejuru yacu kandi dusaba ingabire y'ubudacogora, kuko nyina wa Jambo aravuze ngo mujye mumenya ko nta washyikiriye ijuru ari hano ku isi. Bavandi, ni nyuma yo kuva hano ku isi tuzarishyikira. Hanyuma kandi yasabye Nataliya by'umwihariko ngo jya umvuga uko mbona kandi ubabwire ko nta n'umwe dusa hano ku isi, dusa ku isi. Bikira Mariya ntawe basa ku isi, akagira ushaka kumugereranya, ntawe basa ku isi. Icyo Nataliya yasabwe ni ukumuvuga uko mubona. Icyo twasaba abagomba gutegura ishusho ye cyangwa abagomba kunoza ihari yemewe, kuko nkeka yuko yemewe ariko mu by'ukuri ishobora kurushaho kunozwa, ni uko bakumva uwo yiyeretse, uwo yabisabye by'umwihariko akaba ari n'ikibeho, akamubwira tuzagume ikibeho. Ni ukugira ngo nyine arebereye nyina wa Jambo, ese ishusho ya Bikira Mariya ni gukorwa uko Bikira Mariya yisabye. Iyo uwo yabonekeye ababwiye ati dore mwayinoza gutya murabikora. Ahangaha rero uwo yiyeretse niwe yasabye kumuvuga uko yamubonye. Ngibyo nguko ubwo butumwa twari dufite kubagezaho, nyina wa Jambo yanyujije kuri Nataliya tugezaho kuri 3/1983. Naho ubutaha rero musangize ubutumwa bugere kuri benshi, kandi Imana ibaha umugisha. Imana iha umugisha wowe wumva iki kiganiro kugeza kirangiye. Imana iguha umugisha wowe ugishangije abandi. Imana iguha umugisha wowe wiyemeje kubiganiriza abandi. Imana iguha umugisha wowe wese wiyemeje gushyigikira ubu butumwa mu buryo ubwo ariko bwose. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Amen. Sinogenda nashimye